Turagushimiye Mana, niwe wo kuzinirwa, niwe wo gutambirwa, niwe wo guhabwa amaturo, niwe wo kuvugirizwa impundu, niwe wo guhabwa amashi, niwe wo gupfukamirwa, niwe wo kuvugwa. Ni wowe Mana idahinduka, abantu barahinduka, ibihe birabatwara bagasa nuko bisa, ariko uri Imana. Tugukomeye amashi mu izina rya Yesu, amen. Ashimwe izina rya Yesu, tsinze Satani n'abadayimoni. Ubu ni Yesu dufite. Ashimwe izina rya Yesu, tsinze Satani n'abadayimoni. Muririmbyi aravuga ngo ni Yesu dufite. Reka dusome musomyi wacu wa mu gitondo arongera dusomere, cyangwa ndari tayari? Ari tayari? Adreteri yo dusomere. Koreka dusomere Yohana ibice 3. Yohana ibice 3 murongo wa mbere. Dufite abashitsi Peace Voice wacashize mu kantu so kwikuramwo kabisa. Worondogora tiyorondogora kugeza abashitsi. Yohana ibice 3 murongo wa 3. Harabo Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Sorry. Yohana ibice 3 murongo wa mbere. Hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari nta ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, nukuri. Yesu aramusubiza ati, nukuri. Ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze kongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, nukuri. Ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri naco n'umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka naco n'umwuka. Amen. Urakoze cyane. Hari ijambo hano rikomeye.
ijambo rikomeye ririmo rigarukamo. Yesu karaje gusubiza akavuga ngo ni ukuri, agasubira akavuga ngo ni ukuri. Bibiliya iravuga ngo azavuga bikaba, ngo yategeka bigakomera. Azavuga bikaba. Yesu aje kuvugira ngo ni ukuri, akongera agasubira mu ngo ni ukuri. Icyo kintu ni cyo kwitonderwa. Subiye kucumva mpagaza, ni cyo kwitonderwa tukagenda gahoro. Ikintu Yesu yavugiye ngo ni ukuri, ni ukuri. Yatsindagiye. Ubundi muyobozi iyo aje kuvuga ijambo aritsindagira, bisa naho biba ryaravuzwe kenshi ntirikorwe. Noneho yaje kurivuga ukabona arishizemo izindi mbaraga. Umuyobozi akaba afite abantu, umuyobozi runaka abwira ibyo bagomba gukora, abantu ibyo bagomba gukora. Rimwe na rimwe ababibwiye ntibabyumve, noneho yasubiramo agasanga bitarakozwe. Iyo asubiye mu ijambo ko nibwo uzawumva byaramubabaje mu mutima, uzawumva yonge kuvuga ngo Yesu aravuze ngo ni ukuri, akongera akavuga ngo ni ukuri. Imana idufashe kumva iryo jambo. Mu gitondo cyangwa se mu masaha yandi yatambutse ya saa sita, naganiraga ijambo hejuru yo kubyarwa ubwa kabiri. Iryo jambo shaka kuvuga umwanya muto kugira ngo tuze guha abaririmbyi bakomerezeho gahunda. Bavandimwe, umuntu abyarwa ubwa kabiri yabanje kubyarwa ubwa mbere. Nta muntu uzuvuka ubu bwa kabiri ngiye gusobanura atarabanje kuvuka ubwa mbere. Ubwa mbere buvugwa ni ukuvuka mu mubiri, ni ukubyarwa mu mubiri. Twese twaravutse, twese twabayeho, nibwo bwa mbere buvugwa. Ubwa kabiri buvugwa ni ukubatizwa. Niko kubyarwa ubwa kabiri, ni ukubatizwa. Hanyuma navuze ingene bwa mbere iyo umwana avutse agira abantu, agira umugongo umuheka, agira umugongo umuheka, agira amaboko amurera, agira ibere rimwonsa, agira ibibero bimukikira, agira umugongo umuheka, agira ibere rimwonsa, agira ibibero bimukikira, agira amaboko amwitaho akamuhindurira, akurikirana ubuzima bwe umunota ku munota kugira ngo umwana abeho. Amen. Iyo umuntu avutse ibyo mvuze ntabibone, ntabigirirwe, uwo muntu ntabaho. Iyo umuntu avutse ntabona abamwonsa, ntabona abamukikira, ntabone abamuca mu munyonyo. Mu Kinyarwanda niko bavuga. Munyonyo niki mu Kinyarwanda? Abize primaire, Makavera primaire wayigiye hano. Munyonyo niki? Mukondo. Ayaye. Mukondo se suyo. Munyonyo abaganga sinzi akantu kabahano.
mukondo okay byumvikane nyine kandi umwana azavukana abanyamujyi yarige bazabita gusa ku bya WhatsApp n'utunyoni twagurutse n'urwenya ariko ubuzima bwa detail harige usanga Christian maze kuba mukuru ari umubyeyi nzashima Imana cyane cyane ko navukiye nimba no bivuga ngo ni cyaro nyine ahantu hatari mu mujyi mu cyaro icyaro ntibivugitse neza mu giturage aya mu Gifaransa niyo bazabivuga neza muri village fete village ni nk'umudugudu village n'umudugudu yes mu cyaro ni nko gupfobya ni nko kugira ukuntu umuntu wo mu cyaro umudugudu village sava cyo jambo niryo kabisa cyaro mu giturage nko kumva ko nyine biraho no munyacyaro no muturage bimeze ukuntu ntibigira ishusho uzumva nyine bifite umudugudu zanishimira ko navukiye muri village nkabona karara ahantu hatari matera ku kirago ukamubyuka mu gitondo ufite imikororombya ku mubiri izo bihe bizayimfasha cyane ariko singume muri village umuntu akaza ukabona amatara ukabona televiziyo ukabona WhatsApp ukabona telefone nyine ibyo bihe ni byiza cyane kuko ngenda mbikuramo amasomo runaka iyo umuntu atabonye umugongo umuheka ibyo navuze mbere uwo mwana ntashobora kubaho kuvuka ubwa mbere Yesu aravuga ngo ni ukuri nakubwiye Nikodemu umwigisha ukomeye mu bayuda profeseri kubwisha ukuri umuntu utazaho ubwa kabiri ubwami bw'Imana bari kure nabwo Nikodemu aramubaza ngo kuzarwa ubwa kabiri ushatse kuvuga iki ko nabyumva kandi ko nanje nzi ko ndi umuhanga ndi umunyabwenge ushobora kumbwira amana ibisobanuro kuvuka ubwa kabiri yamubwiraga iyo umuntu yizeye abavutse iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza abavutse abatangisha urugendo icyo gihe urwo rugendo agomba kubona pasiteri umurera ni umwonsa ijambo ry'Imana ni umutsima ijambo ry'Imana ni umutsima ijambo ry'Imana ni amata ijambo ry'Imana ni ubuzima burera uyu mwana warayuvutse wizeye warayuvutse amasengesho ni amata amasengesho ni ubuzima burya uyu mwana bamugaburira akazamuka neza akaba umukristo mwiza Imana ireba ikishimira haleluya umwana warezwe neza mbere yuko umuntu aba umukristo mwiza bihera mu rugo abanza kubona uburere bwiza uburere ni ikintu gikomeye cyane uzatandukanya umwana warerewe mu rugo umutandukanye n'umwana warerewe mu ibarabara utagira umubwira ngo stop utagira umubwira ngo we utagira umukubita akanyafu utagira umubwira ngo kirazira utagira umubwira ngo ahandi baza bahakora umwana warerewe mu rugo agira discipline iyo umwana yarerewe mu rugo ntagire discipline uyu mwana bamwita ikirara si ikibazo cy'ababyeyi ni ikibazo cye bwite bavandimwe mbabwire iki umwana agomba kubona amata ejo bundi nize ndimo gusenga ku buzima bwa Yesu
taza gucura peace voice mbaye baririmbyi beza turabakunda cyane konfegize neza kubatumira ndimo kwiga ubuzima bwa Yesu ariko Yesu yari umupasiteri mwiza ariko Yesu ari umupasiteri mwiza yari umupasiteri mwiza Yesu yari pasiteri mwiza dore ingene Yesu yari pasiteri mwiza iwe yagaza areba hanuka abapasiteri twebwe iyo ubona umugabo umukristo yaje gusura aparitse imodoka akazana ibishimbo mupfuko n'uwamashaza n'uwibirayi na za karoti umupfuko wa karoti n'isukari n'ibiro by'inyama nk'abingahe akabwira bati muze mwabana ariko uzi ngene uwo mpasiteri uwo ngene aba ku mutima w'umupasiteri ukaza kunsura wikoreye inyama n'ibishimbo n'amata waje gutaha ukansigira envelope izangusengera amasengesho ariko Yesu sizo na gato umva ingene Yesu umupasiteri mwiza ashika kwa ba Mariya na Marita ngo ashike Marita aje mu gikona arakaranga Theogene nuzo amase zamona ka video ka Theogene acumba Theogene tuzomugarura kabisa arakaranga Marita arakaranga akaja kuzana utundi tunda akaja kuzana ibirungo akaja kuzana arakurungira ngo aruhararo yamagenda naho Mariya ice ku birenge bya Yesu karamuha umugati gusakamira kamuha ijambo akamira kamubuhanuza akamira akamuha zaburi n'ibihimbano by'umwuka akamira Marita karakaranga gusa abapasiteri b'uyu munsi ko murabona bokunda abandi ba Marita niyo twibera simvuje njewe ubwo ni njewe n'abandi kandi simvuje nkanje vuze pastorarios pasiteri Yesu yari pasiteri hajyane mugati se yashaka yarafite kijya kizayikora imigati niki barangeraho Yesu se nawe yarafite branchera yagira gutya yari kwa mambo ya chakula usitie shaka Yesu alifanya nini aliwalisha 4,000 katumia kichache walicho nacho iyo vuga ijambo rimwe umugati ugasohoka hagahaza Mariya na Marita Yesu ari umupasiteri mwiza umva ijambo nasanze rikomeye cyane ngene Yesu yari pasiteri mwiza umunsi umwe abwira abantu arababwira ngo ubundi mu busanzwe numvishije hano baca umugani mu kinyarwanda baravuga ngo amaboko ataresha ngo ntaramukanye ubundi mu mwuka amaboko ataresha niyazaramukanye amaboko aresha yoramukanya nyuma ariko ataresha niyazaramukanye umva Yesu ko yabisobanuye yaravuze ngo umukire umubosi nakora ubukwe abantu ba mbere azoja kuevita ni impumyi vingene Yesu ari umupasiteri mwiza abakabiri azoja kuevita ni ibimuga abagatatu azoja kuevita ni bamayibo bariya akorera ibintu batazomwishura bariya akorera service ibo badashobora kumukorera pasiteri mwiza cyane Yesu umuhanuzi mwiza cyane Yesu umuhanuzi mwiza muhanuzi uyu munsi dufite murabizi maze abatonda ukamureba baje na za V8 cyangwa kakubwira ngo mvuye Canada enjira amaze nkaguhudumiye no waje nta turo nta gahunda umuhanuzi Yesu yari umuhanuzi mwiza
Yesu yari umuhanuzi utareba ko umuntu yaparitse imodoka hari cyangwa umuntu ko yaje n'amaguru cyangwa umunsi umwe Yakobo arabivuga ngo se nk'umuntu umwe naza ngo yambaye mashenete y'izahabu ngo uwundi akaza ngo atagira na bodaboda kandi umuntu utagira bodaboda azagira icyuya mu mano atambaye ikirato uzubona harimo utuntu nagazambibona kera tukiri abana ukabona amaguru afite nk'icyuya kandi atari icyuya afite ukuntu afite ubucafu afite n'utuvunja nka tungaye ngo mukavuga ngo protokoli zame we ugendiriye reba cyangwa umwanya wuzuye musubire uriya waparitse muzana inyuma ya bishop mwicara mfite zahabu naho tugeze kigaragaza ubunebwe kigaragaza ko twatakaye kigaragaza ko tutoza amashereka bigaragaza ko titwariye ngo duhage mu buryo Yesu ngumwigisha iyo umuntu amunyoye iyo umuntu amuriye iyo umuntu yamugezemo iyo Yesu yageze mu muntu akaba ari pasiteri akora nkakurya neza Yesu yakoraga. Imana ntirobanura ku butoni, umupasiteri mwiza ntarobanura ku butoni. Haleluya. Imana ntirobanura ku butoni. Iyo umuntu yegereye Yesu, iyo muri byaravuze ngo nutumbira Yesu uzagira gute, uzasa nawe. Iyo umuntu akomeje kwegera Yesu, Yesu aza gutamika ibere rye ukagumukonka amasherekaye. Noneho iyo Imana iguhagurukije nk'umuhanuzi uhanura kwingene Yesu yohanura. Tuhanura ukurikije Shanete. Twebwe tuza dukurikiza ishati y'umuntu ingene yaje yambaye neza. Bigaragaza iki? Bigaragaza ko tutose ibere rya Yesu. Ngo twonka amashereka, ngo twonka ubwenge bwe. Yesu yari umukristo mwiza, yari Kristo mwiza. Yesu yari Kristo mwiza. Abakristo batonse batangoye amata y'umwuka. Tibaza batanga ejo bundi narebye sinzwe nizangenda hariya tugiye gutora amaturo y'abavuga butumwa. Mbona agakeri ka 5 francs. Ndavuga ngo nkuyu muntu dore pasiteri utaronse neza aguha ibishafu nawe ugenda wokira gutese 5 francs. Ntibivuga ko nta mafaranga ushobora. Hano dufite abantu benshi badafite amafaranga na 1 franc. Ariko iyo ukurikije iyo ugereranyije iyo urebye imiterere y'abakristo bo muri iki kinyejana umuntu wari yagahaga uzumure tiyo kubwira niyo banza ngo gusobanurira iwabi igikoni cy'iwabi ingene kimeze. Murabona ngo iwacu ngo tuzatanga kera ndavyibutse kabisa. Mureke mbabwira ko kana nishaka soza tukikera nyine abantu bari mu butayu burebure nkiriya burebure bukomeye cyane. Kibaza ngo ariko uko ibiheza bivamo. Tukaje Bujumbura twaza tugenda na Alaro tugahitira ku mugabo witwa Mano nzanebuka president Hideri aramuzi abalarume bose baramuzi. No kwa Mano mu witwa Manuel umugabo wa Munyana yagiye mu ishuri Munyana girire neza. No twaza dushika jewe naho cenije twagaza tukunda kujayo cyane. Twabalarume twaza tugenda iba bakagaruka ariko twagaruka tukama dusubirayo. Twe tugasubirayo kubera nyine igikorwa kivuga butumwa. Twashika kwa Mano isani isombe irimo imikeke ibiteretse nka ubwo ameza yabaye nkari isani isombe irimo imikeke ibiteretse nka imikeke gusa yokeje ibiteretse nka inyama zokeje zikasakasa ukuntu uzenze umukozi yagiraga ingene bagaza banyuza mu kamashini bakamazigira nkabene ngigize nkabene urabona
umubiri wa Yesu wo mu baturika wo mu bakatolika iriya forume kagira ababaye mu bagatolika kariya kantu gaforumye ukuntu ukarisitiya baba ukarisitiya ufite ukuntu forume noneho utwo tunyama tukaba nyine kameze isahani yabwo n'izindi nyama gasitogosheshe n'ibindi ntumenya by'abakire. Twamara gushika kabwira uwacu atewe kurabona hatuzohava zari bigoye kabisa fete tukagira inzara yo mu gisirimba n'iy'urugendo n'iyibihe nyine tudategereje ngo hari icyo turi buze kubona twahagaza tubibona nyine bene ibi by'abantu nyine bene abanyagihugu bose ibishimbo bitaza bisha vuba kandi tukabibasha kabisa. Kurya iyo umuntu abakire bagira ibintu bibiri bikomeye. Iyo agiye gushaka amafaranga azayashaka ntaryame, ariko iyo agiye kuyarya azashika hano agatora umuneke umwe uzugira ngo baba barahagishwe gatora ariko iyo agiye gushaka ikizotuma ibyo bintu bimera gutya ntazafata fure azarekura. Iyo ugereranyije ukagereranya abakristo uyu munsi ubona rwose umuntu wahazi si ngombwa gusobanura iby'iwanyu mu gikoni ngo turaduteka gutya gusa umubiri wawe urabigaragaza nyine wambaye biragaragara. Si ngombwa ngo tubwire ngo ufite amafaranga angana gute kuri konti. Iyo usohotse ufite shenete y'ibihumbi 5 by'idolari ubu tubwiye ngo mu mupfuko mfite etaje 3. Iyo ugereranyije ukareba ingene abakristo bangoye Yesu, ukareba imikorere yabo, ukareba isi tugezemo, ukareba ugasoma Bibiliya ukajanisha, ukareba imikorere yabo, ukumva ngo pasiteri runaka arwanye na runaka, ukumva ngo abakorari runaka bakoroganye, ukumva ngo bimanyeza mikrofone bakimana mikrofone hano, ukumva jewe nanyuze bishop inyuma ko ndagenda mfite ukuntu genda ibyo bigaragaza ko tutigeze tujya ku bibero bya Yesu ngo twonke duhage. Umuntu wanyoye Yesu akamuhaga tiwamubwiriza gutanga ituro tibiba, tiwamubwiriza imfubyi n'umupfakazi, tiwamubwiriza umuntu wamuririra gutya akamuririra afite 5 na 6 hano n'10 hano n'15 hano, umuntu ukabona rwose aragowe. Uwo muntu si ngombwa ngo bamwigishe ngo bazane alarme ngo iririmbe ngo umuntu abanza akora amatiyatre ngo yo kukumvisa ngo ishacha kuba gusa waricaye ku bibero bya Yesu. Haleluya. Basa bavuga ikintu uzushika hano ukabona ariko wa mugabo watwigishije hano intebe wicayeho si wewe wayiguze, ni wa mu Nigeria akadukodeza neza intebe wicayeho ti wayiguze. Aya uko ni pipipi. Hari imigano nabonye ejo bundi, hari imigano bene nziza y'ikizungu baza bakora y'imitako nama mbona ingene hano haberewe n'imigano ko ndavuga uburyo nzohizana umwe nzoshira sinzi nzopanga nzovugana na protocole, ariko nama mbona tukwiye kukuraho utu akana kenda tore takisiga ishurushuru. Ibi ni bishurushuru bijya baza bakora mu ntara, ibi ntabyo kera nama ndi mbirimo imigano imwe hariya baza basukamwe amazi bisa neza. Intebe wicaye tunagira n'uwo muganda uza gusaba icyane nurangiza ube arbitre uvuge ngo bacuranze nabi ngo drum yavuze nabi ngo bari abace ngo se ngo bageze gute, ubwo buzikritike gusa
bigaragaza iki? Bigaragaza ko ibibero bya Yesu. Semene haleluya. Babwire bavande soza mu mubiri umuntu azavuka akagira umugongo umuheka. Mu mwuka umuntu azavuka umugongo uruta iyindi migongo yose. Amavi ibibero biruta ibibero byose. Ibere ryiza wakonkuka umwana wose neza. Baza bavuga ngo akura neza. Tubwire iki? Nababwiye mu gitondo ndababwira ngo birababaje cyane. Umwana wawe iyo avutse agakora amakosa runaka, umwana natanze urugero ku wacu yari yanaje hano, agiye ku ishuri ashika akarwana, kama kubita undi mwana bakamutwara ku bitaro bakampamagara, umwana wawe yakubise uw'abandi ngwino bisobanure. Nashika umwana kama apfuka ati papa mbabarira. Kuvuga ngo mbabarira ni byiza, icyo ni cyiza. Ariko yakubise umwana w'abandi ku ishuri, nashika ngo mbabarira. Yashika mu rugo akamaje mu kabati, tugiraga akabati karimo amaveri n'amasahani n'amakanya, akamaje ku kabati akamahirika ngo po naza bite wowe. Umunsi umwe ibyo byarabaye. Sinzi nimba mama we yarahari, sinzi Debora agakobwa kacu. Noneho baragenda nyine, umuntu hari igihe umugabo yikorakora, umuntu yataragira ubushobozi bwinshi, akavuga ati uyu munsi abana barye k'inyama n'udufiriti twiza twatundi nyine twibanze, apana nka bya bindi zo kwamana amasaha 15 na 20 uwo yashobora ukirije commence la vie. Oya je commence la vie mbene nyine twibanze twutunyama dutoye na makaroni ndagerageje atetse ngomare sanga Debora hanze yatoye nkatunga ngomare akaza afata ibindi akaza biterera gutya, bimwe akabiterera gutya. Kera niko twagaza tugira kaza inyama atereye gutya, amakaroni arashubije namasubira inyuma. Nariko njuguma, kajuguma amaso nkajuguma amatwi, ndavuga ati ija gutora inkoni we iki niki. Umuntu aba yapfuye yahwereye kugira ngo hanyuma umwana utara. Iyo umuntu akomeje kuba umwana azafata amakaroni n'umutsima n'inyama n'amata akabigira gutya, umwana azabimena. Umwana azamena ibiryo akabimena. Noneho tekereza umwana kumena ibiryo afite umwaka wa mbere, akaba akimena ibiryo afite imyaka 40. Uwo ni umwana. Kigeragezo cy'ubuzima. Imana tureba kabona nta mikurire, hari amata yo kunywa, hari ijambo ry'Imana rigusaba kurya kugira ngo ugire ubwenge nk'ubwa Paulo. Yaravuze ngo dufite gutekereza kwa Kristo bivaye.
nimba bigusaba kurara uhagaze ubwira Imana ngo Mana peza gutekereza kwa Kristo, nimba bigusaba kurara uhagaze ubwira Imana ngo Mana manurira irari ryasaze murije rikomoka muri basogokuru n'abadata n'abanyogokuru, manura bikakujana ku misozi bikakwiriza utariye utanyoye ukarara upfukamye gutya, ukarara upfukamye gutya. Keza hari igihe agazarara mu giti twagiraga hano, kaza ngasanga Keza acicayemwo saa 8 saa 9, ndamubwira ngo uzogera ku bintu. Zakayo yabonye ku bintu bikomeye, areba aravuga Yesu ndamugeraho gute, Yesu ndamugeraho gute, Yesu ndamukura. Zakayo ndababwira ibintu yari afite. Zakayo yari umunyabwenge, umu intellectuel wo mu rwego rwo hejuru. Kabineti yicaye iramunoma kuba umuyobozi wa Rwanda Revenue. Bo kandagira ibitaro niwe botora. Kabineti leta iricara, inama y'abaminisitiri iyobowe na nyakubahwa baricara bavuga ngo uyu mugabo azi imibare yo dukorera Rwanda Revenue neza. Bamunoma. Icya kabiri yari umukire, icya gatatu yarazwi yari umusitari. Ibyo bintu bitatu ngo buke aravuga ngo Yesu nomugeraho gute. Yamagenda muri rompo aho Yesu yagazanyura, yagazakurikirwa n'ibihumbi. Yamagenda kuko osika kuri rompo harya hariya mu Giporoso cyangwa mu Nani. Arazwi ni umukire, ni umuyobozi, ni umukire, ni umusitari, ni umuyobozi. Ibyo bintu bitatu birakomeye cyane umuntu kugira ngo uzicishe bugufi, birakomeye cyane. Yamayurira igiti arurira babona Zakayo baramuzi. Ni nkuko twese tuzi Messi, ni nkuko twese tuzi nardi Cristiano, nardi nyo naramukunda bitaba yo bimenya yogira icyangenera. Nardinyo naramukundaga kweri, Imana imuha amahoro n'umugisha. Cristiano yamayurira Zakayo, yamayicara neza mu giti, yamamera nkuko. Uyu ninde? Ni Zakayo, ikimenywa bose. Yesu araza, ariko Yesu tarobanura abantu ku butoni, utavuga ngo uriya ni umupagani. Igikorwa Zakayo yakoze cyakuruye umutima wa Yesu, kirawukurura neza, kirawuzana ngo gishike munsi. Kiramubwira ngo hari umuntu wankurura hano wakoze ikintu gitangaje. Areba hejuru amubwira ngo Zaka ururuka papa. Abantu batangira kwivovora, nguriya munebwe, nguriya mwibzi yari yabogogoje. Reka mwese sicyo kimwe abogogoze. Uriya byagenze gute? Mufata ukuboko mwashikibwira umukozi bateke icyayi, bateke ibiryo turye. Uyu munsi Zakayo ahabwa agakiza kuko yakoze igikorwa. Bavandimwe, nimba gukura tuva mu bwana, musanze ubwana bugayitse buza bufata amata yaruhije se, bugafata inyama zaruhije se kugira ngo umuntu azibone. aba yarayateka imibari, aba yarayicaye. Hanyuma ukubera ko umwana ari umwana, agafata za valere zose wa mu ruho cyacu y'amaraso, akabifata akabipiga akabigira umupira. Vuga ngo uri umwana kugira ngo duve mu bikorwa by'ubwana bugayitse. Imana iduha none ikatwongera. Kundi ndirimbo mbonye ivuga ngo ngereka ngize ibyo nibwira kubagirira. Imana irifu hari ibyo yitagetinga. Abakobwa bari hano, hari abizaga abagabo b'abaminisitiri, abandi abajenerali, abandi bazoyobora amakampani akomeye. Ibyo Imana irabihetse mu mugongo wawe kugira ngo umunsi umwe izabiguhe. Ariko yareba niki ubu bwana zo buva mu ryari. Ndashosha babwire bavana. Haleluya. Utabsaho ubwa kabiri, kubyara ubwa kabiri ni ukwizera, kwiye gukura. Hari bituma dukura, hari ibiryo, hari amata, hari ubuzima butuma tugera nababwiye mu gitondo. Imana ishimwe ku bwa prof
Manuel. Tugira abaprofeseri benshi hano bigisha muri kaminuza. Prof Manuel, doctage, abo bose n'abarimo muri kaminuza. Muzi ko doctage yigeze ku munyeshuri wa primaire. Muzi ko Prof Manuel yigeze ku munyeshuri wa primaire akananirwa kwandika akamabanza akagenda ngo kwiga imodoka. Iyo yicayemo nagaza namampenga magurya. Mitera kambwira ati nyabona icara neza. Nicara yagenda gutya naje nkamarya. Kugira ngo uzomenye kwandika uzubanza ugashushanya nk'amaguru y'inkoko. Ariko icyo ntikiguca intege. Aba bose mu bishop wacu n'umwarimu muri kaminuza bibanza hasi. Ariko ikibanejeje imitima yabo, nikinejeje amafamiye yabo, nikinejeje igihugu, nuko bageze mu rwego nabo baba bigisha ikimana yishimira mu buzima. Ntirakazwa cyane n'amakosa tugira n'ibyaha n'intege nke, ahubwo irareba ikavuga ngo nubwo bimeze gutyo umunsi umwe barashobora kuba neza. Abigishwa barashobora kuba neza nk'aba Pawulo, barashobora neza kuba nk'aba Petero. Ba Petero bagendanaga inkota, ariko umunsi umwe Yesu aho Petero yagazanyura bagazamwita ngo ni umukristo. Izina abakristo ryavuye mu mirimo y'intumwa za Kristo, kubera imirimo yabo neza bakabona ni ngaho bari kumwe ni Kristo. Bishop yatubwiye ijambo rikomeye umutima waje utazawibagirwa ngo Bibiliya z'abapagani sizi ni imirimo bariya bose tubana abapagani ubuzima bwa buri munsi. Iyo dukoze imirimo myiza niyo Matayo yabo niyo Luka yabo. Ariko kubera kuri umwana, kubera ko tugwijije abantu kuri televiziyo, abahanzi b'abapagani batazi Yesu bambara minigera ukamushaka uburyo uyisonesha. Uri umwana kandi ubwana si ikibazo. Umwana, ubwiza bw'umwana ni ugukura, ubwiza bw'umwana ni ukuva mu bwana. Zamura amaboko yawe mumfashe duhaguruke tukava mu bwana tugakura, tukava mu bujiji, tukareka gukora amakosa yo mu bwana, tukonka ibere rya Kristo ryiza. Ndacyafite impamvu yo kuguhimbaza, haracyarishimwe mu mitima yanjye, uko biri kose ukwiriye ushima ndagupfukamiye ndagupfukamiye mwami wanjye, zamuye amaboko ngo ngushime. Mana turi imbere yawe, utwiyereke Mana, udukure mu kaga n'agahinda, tukure tuba abantu bakuru, tuba abapasiteri beza, tuba abadiyakoni beza, tuba intumwa nziza, tuba abahanuzi beza, tube abakristu beza, tube mu bwana, dukure tube bakuru. Ishimwe ni iryawe, urakoze mu izina rya Yesu, amen.